Ndi papa Sava. nta kindi ngendenzaho narangije kubivuga. Ese twe turarenzaho ikinyuma. Ntacyo urenzaho, muraduhamagaye ntacyo mutubwiye ngo ntacyo urenzaho. Nese abari twe tugira icyo turenzaho mu rugo rwanyu. cyangwa mwadukinishaga. Akwiri n'ishyano koko. Ese ibibazo byanyu nitwe bigiye kujya bireba. Digidi twitahire. Ese mubona nta murimo tugira wo gukora, mubona turi inkorabusa, mubona niyo umuntu atagira ahajye ntiyakwicana mu rugo n'abana bakamubona akaganira nabo. Papa Sava, ikibazo cy'abantu ntabwo nzakigarukamo, ubwo bajye babana. Ariko se Madede wagiye izuba ritarakurengeraho ugiye uranjyana mureba sinahereye kare abo bihorere nawe. sinahereye kare nkubwire ni mvira mu rugo ugende kare izuba ritarakurengeraho. Madede urarara mu bihuru. Urarara mu bihuru. Ikibazo cy'abavandimwe. sawa turareba uharara. Sawa guma aho ngaho noneho. Ese ibintu uko mbona ushaka kubiha ubundi buremere, mbona ushaka kubiremereza cyane, wabyoroheje. Nabyoroheje kare rero ntoshaka kumva ibintu. Nabyoroheje ngo ugende neza rubanda batarakota wanga kumva. None utangiye kuvuga ngo ntangiye kubikomeza. Ngereka nkubwire nintangira gufata ibyemezo Madederi rimwe mvira mu rugo. Urugo rwande. Kabiri mvira mu rugo. Rwande. Kandi amaherezo mwebwe ndabona muri burwa. Gatatu mvira mu rugo. Ariko ndakubaza urugo rwande. Kucyo ngicyo utakinsubiza. Abantu mwe wari uko ntagize. Kamenyero yenze nyina sha. Ese ubundi mu by'ukuri ngo kamenyero yenze nyina. Madede niba ushaka amahoro mvira mu rugo. Turi valisi yawe. Bakire byawe. Ngaho. Ariko urahatswe muhu. Unsohoreye ivarizi urayisohoye utangiye gusohora ibintu byanjye. Ngo ngiye Madederi ngo ninsohoke. Nabikoze mu kinyabupfura ndakuzi ubu mukanya watangira kwiriza ukabaho nagukubise. Ngaba bavandimwe bari kureba icyo nsohoye ni valisi yawe, utuntu twaye twose turimo. Niba ari ubusani bwa plastike burimo hariya n'agakeka ubifate mu kinyabupfura unsohokere mu nzu. Digidi nibyo utangiye. Iyo mikino y'injangwe n'imbeba niyo ushaka ko dukina nyigukinire noneho uyibone ngiye nyigukinire. Nkukinire live uyibone. Sinamwihoreye. Digidi niyo mikino ushaka ko dukina. Urimo urafata ivarizi yanjye y'imyenda yanjye ukabisora ukabizana ahangaha mu maso y'abantu bareba ukansuzugura bene akagenda Digidi. Sinakubwiye ngo uyifate ugende kuneza ukanga. Ngo ngiye sohoke mu rugo ngiye. Sigaje kuguturumbura nka kujugunya hara hepfo mu kimoteri hara hepfo. Nico gisigaye. Ariko agasuzuguro ye. Kora rero tero nitonze. Nimurangiza mutubwire. Cyangwa se mu kimwe nitonze. Bukirireho urarara mu gihuru. Urimo urasohora nka mayibobo muri uru rugo. Sibyo? Noneho turareba. Fashe neza mwana w'ama. Ngo mwakumvikanye mwagatisha make mukare. Sinitonze ngo abagabo ngo ni babi ngo birukana ngo abagore. Eba muzamvugire. Baragenda avuga ngo namukubise ngo nagize dore ikoze rwose pe ngivarisi utundi tunafuje adutwara nicyo akunda muri iyi nzu yumva ko ajya shegeye. Ariko namwe baduhamagaye tukabagira inama ne mutwumve. Njyewe ngo gukina n'imbuga gusiga imbaraga. Digidi ndakubwiye akamenyero kawe ndagahaze. Kwirirwa unsuzugura wanyandagaje wangize iki? Wowe urafata ibivarizi byanjye kubijugunya hasi ibintu. Iyi nayo urayikunze ugiye kuyijyana. Ndavuze ngo nisohoke muri iyi nzu nawe nureba nabi ndagutumura nkunage munsi y'urutoki. Uravuze ngo urantumura. Okay. Ukansuzugura ukamenyera. Abantu barasuzugura we. Bo Madede. Digidi. Papa Sava hari igihe ujya gukiza abantu ukabigwa. Nibyari byo kugira. Ndekera ibintu Digidi. Ndavuze ngo ebana. Nta kintu na kimwe gisigaye muri iyi nzu. Urumva niba ari ubusahana ategereje niba ari ubuki byose aterure amvira. Akiyamunga akaba ari burare muri iyi nzu. Sha mpinduka kabenzi. Ni muri abagabo ndabana muri. Ntabwo muri kubona imikino uyu mugabo arimo arakina. Iyi mikino si uyitangije. Iyi mikino ntabwo ari witangije. Digidi uraje umbone. Ndaje nkubone. Digidi uraje umbone ujye mu mazi usanga mujye mu muriro usanga musimbuka ishyamba turisimbuka. Digidi uraje umbone ndaje. Ntabwo bamfite.
ntabwo bamfite sha nkubone kabisa nkubone ndaje nkwicare ku mutwe ariko ya uraje ubona amadederi ushobora kuba wamona guto ushobora kuba wanyumva gutaramana digidi we nakujundika nkavugiriza wowe urumva ntabwo bantera hako abagore baba bashaka kwigira ibiki ku buryo se yankanga jewe ko wimukanga jewe ntawe nkubita digidi jugunye bibane jawe janye jugunye bibane none je ntabwo ndwara cyangwa nyigukubita je ntabwo ndwara ngira jana nanga kubita oya ukubita oya ukubita umene nguyu umene digidi reka nkubwire umene iyo nza kumenya ko nashatse umugabo umeze nkawe digidi nayo kwemera nkajya kumubabikira nta soni umugabo w'ikinyendaro gusa nuko uvuze ni amagambo nyandagazi wamwumvise wamwumvise nakubwiye ngo wamubonye digidi ndakubwiye ngo kurikira utuntu twawe none nkubona urenga urumva fata kurikira nkubona urenga reka nkubwire digidi baba we nakubwiye ngo reka romba mbwire madede reka nkubwize ukuri aciya mungu uko umunota winaga niko nanjye ngenda mbona isanduku bari bugushyiremo igenda yuzura urumva ntiyaravuze ngo ajya kunkubita televiziyo ahita mbirindura sibyo ntabwo atangiye kunsohokanira amabafure ajugunya hariya ariko ye baba we madede kandi papa sava reka mbabwize ingwa ziragwira ariko papa sava reka mbabwize ubu namwe mwaremwe mu ishusho ry'Imana urutwa na gereza mbega umugabo mbega ishyano iki kimatora si kivuga ngo wazanye tuvuga ngo wakizanye toka noneho sha nzemera njyame hasi madede noneho naga imatera nayo kuryamisha nzemera njyame hasi reka nkubwire digidi suri gusohora akantu kanje kama kugari digidi uri murasohora muri iyi nzu kuri aka gasozi ukongera kujya muri iyi nzu hari ikintu cyagisigayemo noneho jewe ntabwo muri kubona agasozi digidi yari kunsi kama mbaya noneho madede digidi uri kunywa witwa ngo uri umugabo wanjye ariko ye urarira ikise nushaka urira amakakama nushaka urira amakakama tangiye digidi siko wagize wiki digidi reba isi radio yanjye digidi urungana mu wanjye umene radio sha wabonye isi radio yanjye jugunye kasha ngubu umuntu ashobora kujya gutya ngahita reba tuma kuvanga digidi soka irasi imiti yanjye uri kujugunya nakubwiye ngo nutazoka ngenda azo irasi imiti yanjye uri kujugunya nasoni urifata papa sava icara bo nigeze ntera amahane ndavuze ngo nigeze ntera amahane mumbabarire mumbabarire nzi ujya kugira urafata ibintu byaje ugasohora kimwe ku kindi nta n'isoni washyano cy'umugabo kigendaro cy'umugabo gusa mutubwire ikibazo we nigeze wumvisha akantu atangiye kunobekamo mwatuzanye hano wumvisha akantu atangiye kunobekamo wumvisha ukuntu atangiye kwiriza uretse twumvikana mutubwire ikibazo mufite niki dukemure yakivuze ariko mvuga iki wavuze ikibazo gihe mvuga iki wowe wavuze ikintu kiri gutuma ufata usohora ibintu byanjye kamwe ku kandi urumva kugeza aho usohora n'uburiri abantu barara ugasohora uburiri ukajugunya hanze washyano we wamwumvise ariko digide wowe tuka umugabo wawe ngo nishana mu we mugabo ugiye afite umugabo ubu nanjye ndi mu bantu bafite ejo numvishe barimo gusenga kuri radio baravuga ngo urumva ngo Papa Savarero wayirwa wihangana akageza gupfa Papa Savarero ngewe uranyishe ariko reka nkubwize ukuri madede aciya mungu
ese wambabare nkigira mu nzu ko ntagaruka jya hehe mutubwire ikibazo nose mwaduhamagariye iki niba ari ukuguma mu nzu uba wagumyemo ukamukingirana noneho wenda akaba ari uza kuduhamagara reka ngusabe ikintu watubwiye uti muze mufashe sinkuba nanjye ndakuba niba unyubaha rero mbabarira none ngusaba ikintu kimwe ibi ngibi mutweretse nta cyubahiro namba kirimo mbabarira ngusaba ikintu kimwe tuzahora muri izi ntambara tuvuge ngo uranyubaha kugeza ryari nengera hano ukuremo imyenda ukuremo n'ikariso uzunguze iby'Imana yaguhaye hariya uvuge ngo uranyubaha mbabarira ngusaba akantu ni ibi ngibi murishyira hanze mbabarira ngusaba akantu kamwe reka njye mu nzu amasegonda abiri ubu nta mu nzu amasegonda abiri ubundi ngaruke mbereka akantu gatoya mbese njya mu nzu gusa ngaruke nkwereka akantu gatonya gusa kangana gutya ubundi ahita yirebera none ikintu bita point finale ibyo tweretse birahagije reka tujyane ibyo hamwe tubwire murimo murapfa iki njyewe uyu mugore ikintu dupfa niwe wabiteye ariko nateye iki byose niwe wabiteye nateye iki byose nabiteye byose ntabwo ari wowe wabiteye madede tuza nawe byatangiye njyewe vuga ni ibyanjye nawe nta mpamvu yo kwirirwa tubigira birebire uyu mukobwa ishyingirwa rye murarizi turarizi na diaspora turarizi rwose urabizi njyewe mbere yuko ajya kubana na diaspora twari inshuti turabizi sinabaye umusimu w'ubukwe hari amafaranga bigeze bampa njyewe biriya twari tubiziranyeho nk'abantu b'abavandimwe bafite iki ntabyo mwatubwiye ariko ibyo ngibyo byaraturebaga gusabisha n'ubwo buntu bwawe ntabyo mwatubwiye byari ibyacu noneho njyewe twumvikana yuko agiye kubana na diaspora ariko akambwira ati njye na aderesi umutima uri kuri jyewe iki aderesi akambwira ati umutima PO box urumva asanduku k'iposita ati umutima uri kuri digi wowe njyewe kurongorwa n'uriya musore ni ukugira ngo mukureho akantu nanave mukimurubwa guko nagize gutenda umukobwa ntafite umugabo urumva turabyemeranye ariko kumugereka njyewe twari twapanze nkavuga ni se waretse ukambyara nk'akana k'agahungu urumva nanjye ko famiye zimereye nabi bambwira bati digi rongora nta mpamvu nkavuga ni wazite tukibyarira akana arambwira ati rero akana reka tuzakabyare njyewe narafashe aderese byibuze bigaragara ko nanjye narongowe ariko nijya nareba nkavuga nti nta mpamvu aho kugira ngo bigende gutyo reka afate igihe runaka tubyumvikanaho abana na diaspora by'igihe noneho azaze agize ate aze tubyarana akana none arambwira ngo abyare kamwe ngo kandi tuzakabyarane nsanga njye nakwitera stress yo kujya kurera umwana wo mushenzi ngo ni diaspora urumva nindahize ndere n'abanjye ubwo urumva baba ari abana bangahe babiri ntabwo nakwishyura umusaraba w'umuntu njye nabyaye twumvikana yuko azaza tukabana siko byagenze arangije umwaka ushize ntiyabyara rwose pe arambanira araza none umushenzi amaze imyaka 3 atarabyara umwana none se ubu umuntu uzatunga agenda amukuraho icyororo ngo mvuge ngo n'ubundi muryango ikintu bashakaga aragize ntarabyara umwana ibyo bintu byose njya kubikora ntabwo twabyumvikanye icyo gitekerezo kuki utari kubyara ntabwo icyo gitekerezo mwumvikanye iki noneho mwumvikanye iki twumvikanye yuko ngiye kubana n'uriya muhungu ariko mukunda urukumva nzagenda hanyuma nkagaruka ari ubuzima tujya gushaka nkagaruka tukongera tukabana urukumva arambwira ati genda ariko uzagerageze ntimuzabyarane ntabwo nabyubahirije none se icyo waracyubahirije hari uko twiye tubyarana arangije aranambwira ati rero madederi kugira ngo uriya muhungu mutazabyarana ugende wifungishe naragiye ndifungisha wagira ngo mbigenze gute ariko wagomba kwifungisha ku buryo wazanga ukaba wifunguye nese nifunguye gute niba warambwiye ngo nifungisha ntifungisha uragira ngo njye mbigenze gute ibyo bitekerezo ntabwo ari wabimbwiye yifungishije se mwari mwumvikanye igihe kingana iki igihe twari twumvikanye nk'umuntu mukuru yuko agomba kugenda akifungisha ntapfe kubyaragura yagera ngaho akabyara none ni gute ashobora kugera ngaho akambwira ngo ntabwo ari kubyara se njyewe nifungishije imyaka 10 papa sava none hashize imyaka 3 tubana nese aragira ngo njye mbigenze gute 10 none kuri uriya mugabo wamaze y'umwaka nifungishije mbona mvuga ati rero ubuzima buragoye bishobora no kugorana ugasanga kurera abana wamugani kurera abana badahuje ababyeyi nsanga nabyo nibaza mpitamo kwifungisha imyaka 10 kandi niwe wabimbwiye wagira ngo se bigenze kuri diaspora wamazeyo umwaka hano hamaze 3 ubwo se si imyaka ine ishize ntihabura 6 kujya kwicara umuntu w'umugabo ugategereza imyaka 6 wowe nta gupyatura n'akana kamwe niyo kaba n'agahungu cyangwa n'agakobwa ariko digide ubwo wihagararaho ngo wakwicara nk'umuntu w'umugabo nta n'akana kamwe ubundi ubwo mu by'ukuri ibyo ni ibiki ibyo ni papa sabyo ni ibiki ese urumva atari amahuni
umuntu arashaka undi agiyemo abe agiye kubizambaguza ubwo ntabwo mwahemukiye diaspora ubundi ubwo buhemu bwanyu ubwo niyo nyuma y'iyo 10 muzamubona umwana urumva ubuzima bwa diaspora murimo mukiniramo koko warangiza nawe ngo umuntu w'umugabo none arafata ibintu byanjye byose akabijugunya hanze aratwara nk'amayiwa buraneza agasozi uraneza umudugudu wose abantu bose barahurura abantu bose bari kubota bari kubumva ubundi mbabazi mbabaze rwose ko mwigize ingegera mwigize amahuni mwigize ubuntu bw'ubuturi ubuntu bw'ubutumbagane ubundi mubaze niko ubwo uri umugabo herego urareka agatuza ninjire mu nzu ngaruke mbere urerekana iki mu bwanwa uzi ubwo ruhayigira nibe na ruhaye arakonako ese uravuga nyine se karavuga iki akantu kadashobora kumenya gahunda z'umugabo ngo kabitekerezeho ibintu bigende neza nebe n'iyi Imana ubwo bwiza ubunyihera nawe kujya nterekera n'abasore wenda amaso bigacamo nta bugome mfite ntandorera ubundi se murananirwa kumvikana kuri iyo myaka 10 ko mukiri bato we 27 uriya 25 ubundi 35 ni myinshi ari umukobwa ucurira 35 si 43 44 40 mwategereje Sara yamaze imyaka ingahe Sara wa Abrahamu yamaze imyaka ingahe amaze imyaka 300 bari 340 ingahe takwagira ngo umutwe wako nawo umwotsi w'imbabura wamazemo ubumuntu 300 ninga yabaye 90 niba ari 9 ubwo 300 yikuye 80 baba dutekereza ngo banatabaranye n'akantu k'akagabo nukubona uruharu ukagira ngo wa muntu ubajije nayo ikibazo ntunguye saranze ko yamaze imyaka myinshi ariko ko kubanza ari 90 biraho ngaho meroka birase ryari wa muntu ko maze iminsi nibaza ari byinshi nakuri mu rusengero mbona urwo ruhara rwaye nkagira ngo nakabono kimukiye hejuru ago ikiramara nawe rero umva umbwire nawe nigendere nese kandi umva uko ibintu bimeze uganiriye nabi ngusabye imbabazi oya ariko ngusabye imbabazi nakabono kimukiye ariko ngusabye imbabazi gusa abagabo ntago batebya rero nitugera kwa pige nzenze nihura zensabira reka tubanze dukire ikibazo turinda tujya kwa pige nzenze se na firigo mfite iwanjye ariko ubuse niki ubu natwe duterane hejuru naba akawapikira zira none se ntabwo bishoboka twe umva shakoranga ko arahasanye nese nimukegera amajayi cyangwa nkujwe bura ariko wari wanyumva nakubise umuntu ngewe siko nshaka kugukubita bagahita bazikingura injiza umugore mu nzu mubane neza mu mahoro nimwe ba nyiramafuti ibi bintu diaspora bimenye wa mugore we koko yabafungisha mwamara igihe ariko ubwo mwatandukanye injiza umugore mu nzu ubundi mukizwe ubuturi musenge mwizere Imana mutegereze imyaka umwana azaza ese atanaje ubundi umushatse ntabyare wamwirukana sema tete hanyuma se we ushatse abyaye bugacya agapfa akongera agatwita akabyara nyuma y'imyaka 2 agapfa mukabyara rwose bapfa wamwirukana wamwica ubyavuga ngo wajugunya mu rutoki nemwe mugena se amugena mukamwumva abana ari nk'imibyara y'ibitoki acyo bitubwiye cukura hariya uteremo insina nunda cukura hariya teremo insina mujye murya ibitoki muvuga muti abana bacu bahire ese ugura kundeba iki wakizi wagiye gusasa ukajya kure birasomba idashiriraho ngaho injira nyine ahubwo se papa sava ibi bintu ko barimo babijugunya hanze reba nkara derayime ibyo ntabwo bikureba cyo gusasa nawe ujye kure birasomba idashirira kwenda tugenda ubu bagiye gucuranga suko se murabe yanyu turabizi cyase nyine ngira icyo ariko cyo kure birasomba idashirira ibyo bintu byinjize cyangwa ibi